Saudi Arabia ku mugaragaro yifatanyije na Israel na Amerika mu kurwanya Iran. Ibihugu by'abasilamu, ibihugu by'abaturanyi, ukifatanya n'abanyamahanga kugira gute? Kurwanya mwene wanyu. Kurimbura mugenzi wawe. Iran ntago ari Abarabu n'Abaperesi, ariko ni abantu baturanye kuva kera, ni abantu n'abavandi murebye. Kuko nta nubwo batandukanye n'imizo bavuga, nubwo batandukanye n'ibiki n'imico yabo. Keretse wenda gutandukanya ku idini ngo bamwe n'abashihite abandi naba ngo Iran n'abashihite abo bita abashia, noneho hakaza n'abasunite abo bita ngo ni Sunni ngo Saudi Arabia. Naho ubundi muri make bose n'abasilamu. Muribuka mu minsi mu gihe cyashize Saudi Arabia yashatse kwipima kuri Iran ngo barwane. Mu myaka yashize Iran yabakoreye ikintu iki kimwe, yari se irasa kandi ubwo Amerika nabwo yari biteranyije, bo yari se irasa uruganda bijyanye n'ibya peteroli bya Saudi Arabia rukomeye. Saudi Arabia bihombeyemo gutyo nyine, urebye basanga ari nk'iyo nzika n'izindi nyine n'ibindi kaza politike, urabizi politike ukuntu ikorwa. Hanyuma inkuru yindi bitunguranye n'ukuntu minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na perezida Isaac Herzog wa Israel bagiye bafashe hagaragaye ya ndege yabo bita ngo ni wings of Zion, ngo n'amababa y'Isiyoni. Niko iyo ndege bagendamo, nk'uko mvuga ngo Air Force One perezida wa Amerika ni yagendamo, none yawe yitwa wings of Zion. Amababa y'Isiyoni. So iyo ndege rero yagaragaye yagiye nyuma yuko babonye ko ibyo batekerezaga ko nta mbaraga ifite, ntibahunge kandi mbere ubundi bajya gutera Iran baranza bagahunga, kuko babazi ko nabo aho bari hose naho yahageze kaharasa, bakajya kure ahantu nyine itapfa kugeza. Kandi babizi ko mu Kinyarwanda baravuga ngo ubuse mu Kinyarwanda mu Gifaransa baravuga ngo kiri habye riharo de ligne. Mu Kinyarwanda kavuga ngo useka neza n'useka nyuma za Iraq. Kugera iyo ngiyo kuzagenda ukagera mu Misiri, buriya muri Sinai ni mu Misiri, ariko ngo ntabwo ari mu Misiri. Wabonye ko Donald Trump yahaje, umunyamakuru amaze ati ko wavuze ko utazaza muri Afurika, none ukaba waje muri Afurika, bimeze biti? Aravuga ati hano ntabwo ari muri Afurika. Icyo yavugaga ni iki? Avuga ko we aragenda ku ikarita ya Great Israel nyine, kuko aho ngaho muri Sinai aho hantu Israel yarafashe ntabwo yahasubiza, barashaka kuzagumana nyine naho kuko biri muri gahunda ya Great Israel. So ubwo rero ahantu Amerika na Israel bazungukira nuko iyo deal yabo nicamo, bazahita bigarura ari ahantu bagiye ibihugu byose by'Abarabu babikora muri Israel, hafi ya byose byose bose niba Siriya bikoze muri Israel, sibyo? Ukagenda ukajya muri Yemen, urumva, ukajya muri Jordania, ukagera muri Bahrain, ukajya muri Iran, ukajya muri Iraq. Ibyo ni ibihugu byose biba bituranye aho ngaho, hafi aho ngaho. Na Saudi Arabia irimo, ukazamuka ruguru aho ngaho hafi ya Saudi Plus, ruguru yaho munsi yaho hari igihugu cyitwa Turkiya, naho ukagerayo iyo ngiyo za Turkiya. Iyo Israel izaba ari nini cyane. Iyo rero niyo nyungu bo bashaka yo kwigarurira ubukungu bwose bwa hariya, babyita ngo ni Great Israel. Nka kuri abishe Khamenei, ariko kwica Khamenei nanone ntago ari insinzi kuri Amerika na Israel n'inshuti zabo ya. Ntago bisobanuye iki? Ni insinzi ya gisirikare. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Nyemerera uyu munsi twongere duhure ndetse tuganire ku makuru atandukanye ari kugenda acicikana ndetse n'ubusesenguzi ariko bwuje ubushishozi. Reka twakire MS. Murakoze cyane. Twongera tubaha ikaze abakurikira Murika TV show na M Kadonya TV show, Rio News TV, 012 TV. Mwese turabashimiye cyane, abakurikira Beroni TV. Izo ni platform zacu. Yego. Araya mutubonaho. N'ahandi tuzababwira. Yego. MS. Boeing yacu tuyerekeze he? Ni just turacyari muri Iran. Yes. Reka twikomereze muri Iran, aho ibiturika biri guturika Patriot ga sami bisasu, nibyo? Patriot byayinaniye. Patriot ntabwo isama ibisasu. Patriot irinterese gusubira na Patriot barasa igisasu imitse cyaza kije yo ikagipima igahita izamuka igahura nacyo hejuru bikenterese muri kubitana. Yego. Igashwanyukira mu kirere. Iyo ngiyo none ntabwo kibuza kwikubita hasi ngo gitwike ibintu, ariko
ya explosion yo kwanyuka no guturika n'amayekara n'iki byose nubwo byose biba byashizeyo. Harya igihugu nigeze kumva cyari gifite tekinoloji cyakoze niba kifite n'iki cyoherezaga mu bwirinzi ku buryo ubwirinzi bushobora kugaruka none bukirasa. Iran n'ubundi yabikoze mu ntambara y'imyaka 12 n'ubundi. Amerika ntabwo bifite. Patriot tuvuga zarirashe pe. Reka rero twinjire mu kiganiro nyirizina turebe ibirimo biravugwa ndetse n'ubusesenguzi ariko turasa ku ntego. So nyuma yuko Iran itewe ikicirwa umuyobozi mukuru w'ikirenga ikicirwa umujyanama woni secretary military secretary umugoni ni secretary mu byasirikare ko umuyobozi w'ikirenga akicwa minisitiri w'ingabo akicwa perezida Masudi Pezeshkian akicwa umugabo w'ingabo umuyobozi nyine wa RGC iyo tuvuze RGC tuba tuvuze zangabo nyine zishinzwe kurinda impindura amatwara iyo bita nyine IRGC Islamic Revolutionary Guards Corps RGC Guards Corps unyene ni nk'umupolisi n'ushinzwe kurinda nk'abapolisi bashinzwe kurinda impindura amatwara ya Iran. Iyo revolution yabayeho ako hari abasirikare ndetse baba special ko bafite ishami ryabo mpuzamahanga rikorera hanze ya Iran bita Quds Force. So ubwo rero ibyo byose unuvuga ngo nyuma yuko Iran itewe igakora retaliation n'ubwo ntago hagarika kurasa cyane irashaka imirababaza Israel imirababaza ubu yanze yabaye iretse kurasa muri Yerusalemu imirarasa mu rwa mukuru Tel Aviv ikarasa muri Haifa. Haifa ni umujyi w'ubucuruzi w'ubukerarugendo urumva ni umujyi nyine ukomeye noneho bakarasa n'ahantu hari imbaraga za gisirikare za Israel n'ahantu bita muri Negev desert mu butayu bwa Negev aho ngaho muri Israel nyine aho ngaho niho Iran irimo kwibanda cyane hanyuma ikagenda irasa no ku bigo bya gisirikare biri hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati muri ibyo bihugu baturanye nyine bya Bahrain ntabwo nabyo n'abakoreti barasheyo ariko hari hose muri bihugu byose nyangiyemo abasirikare b'Amerika no muri Iraq naho urumva. Ubwo rero Iran ni imagine ko retaliation irasa aho hantu hose gusa icyatunguranye ni ukuntu mu bihugu bya hariya Saudi Arabia yidekaraye yuko ku mugaragaro yamaganye violation mbega yamaganye kuviola haryo bakabita kurenga ku mategeko ariko kwica amategeko mpuzamahanga ngo abagatera ibihugu byigenga nkaho Iran itigenga kujya bayiteye itigenga. So ubwo rero Saudi Arabia yatunguranye yatumuse nari kubwira ko Saudi Arabia nayo arabagambanye ikara gace naho mugambanye mukuru urimo. So kare agace Saudi Arabia ku mugaragaro yifatanyije na Israel na Amerika mu kurwanya Iran. Ibihugu by'abasilamu ibihugu by'abaturanyi ukifatanya n'abanyamahanga kugira gute kurwanya mwene wanyu kurimbura mu mugenzi wawe. Iran ntago ari Abarabu n'Abaperesi ariko n'abantu baturanye kuva kera n'abantu n'abavandi murebye kuko nta nubwo batandukanye n'imizo bavuga nubwo batandukanye n'ibiki n'imico yabo kiretse wenda gutandukanya ku idini ngo bamwe n'abashihite abandi naba ngo Iran n'abashihite abo bita abashia noneho hakaza n'abasunite abo bita ngo ni Sunni ngo Saudi Arabia naho ubundi muri make bose n'abasilamu bakaba ari nabo mu basazo bwa gatatu abaturanye. Bo Saudi Arabia yamaze kudekarara yuko kandi iradekarara batarayirasaho yo Iran yari itarayirasaho ariko n'ubundi irabizi ko Iran igomba kwirasaho kuko Amerika nayo ifite birindiro ifiteho n'ibintu bikomeye muri Saudi Arabia. Muribuka mu gihe cyashize Saudi Arabia yashatse kwipima kuri Iran ngo barwane mu myaka yashize. Iran yabakoreye ikintu iki kimwe yarise irasa kandi ubwo Amerika nabwo yari biteranyije bo yarise irasa uruganda bijyanye n'ibya petrole bya Saudi Arabia rukomeye. Saudi Arabia bihombeyemo gutyo nyine urebye basanga ari nk'iyo nzika n'izindi nyine n'ibindi kaza politike urabizi politike ukuntu ikorwa politike ari abantu nyine bayikora gutyo ariko nanone ugiye kureba Saudi Arabia nayo ukabona imeze nkaho yafashwe ku kantu na Amerika. Byarangiye Amerika amaze kuyinjiramo nk'uko bajya kurwana n'umuntu ataragukoraho
ushobora no kwiruka ukamusiga ariko mwamaze gufatana ari umunyembaraga se wamusiga ntabwo bishoboka. uremera kuvuga uteka dufatanye. Bwo Saudi Arabia nayo ishobora muri uwo mujyo ariko yabitangaje, nicyo gihugu cyonyine cyabitangaje mu gihe ibindi bihugu byarashweho byose nta cyabitangaza. Hanyuma inkuru yindi bitunguranye n'ukuntu minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na perezida Isaac Herzog wa Israel bagiye bafashe hagaragaye ya ndege yabo bita ngo ni wings of Zion, ngo namababa y'Isiyoni, niko iyo ndege bagendamo nkuko mva ngo Air Force One perezida wa Amerika ni yagendamo, none yawe yitwa wings of Zion, amababa y'Isiyoni. So iyo ndege rero yagaragaye yagiye nyuma yuko babonye ko ibyo batekerezaga ko nta mbaraga ifite ntibahunge, kandi mbere ubundi bajya gutera Irani baranza bagahunga kuko babazi ko nabo aho bari hose naho yahageze kaharasa, bakajya kure ahantu nyine itapfa kugeza. Ariko Irani yarashe ibihugu byose kugeza naho yarashe no mu Burayi noneho. Irani yarashe mu Burayi noneho n'uburasirazuba bwo hagati yaburengeje. Bya bihugu ntuzajya bihungiramo Netanyahu ahungiramo, bavuga ko yahungiye muri Cyprus cyangwa se muri Chypre mu Gifaransa niko bayita, Cyprus mu Cyongereza ni ibirwa byitwa Chypre. Niho ngo yaba yahungiye, ariko aho hantu na Irani yaharashe ari ingabo z'Ubwongereza n'ibikoresho by'Ubwongereza, hakaba n'ubutasi bwa Amerika ngo yaharashe. Ubwo rero Irani urumva yo ikishaka yavuga iti twe ntago tureba ngo ni mu kiye gihugu, kuko yabatangaje imbere yavuze ati uzifatanya n'umwanzi wacu naho zaba ari umwanzi wacu tuzamurasa. Tuzamurasa. Ubwo ni mu rwego yabikoze, ariko byatunguranye ukuntu bahunze biruka, iyo ndege ukuntu yanyuzeho iguruka yiruka, kandi bari bavuze ko bafite ubutasi bwabo bukomeye, bari bwababwiye yuko Irani idashobora gukora niba irasa itazasubiza vuba kubera ko idafite ngo yabaye nk'intare yakutse amenye ko yantambara iminsi 12, kandi mu by'ukuri yantambara iminsi 12 nabwo birengagije ko intambara nabwo yarangiye ari Irani irashe isasu rya nyuma. Nabwo Amerika isabye ngo turekera aho kurwana. Ariko hari icyo nibaza, kandi urabizi ko mu Kinyarwanda baravuga ngo ubuse mu Kinyarwanda mu Gifaransa baravuga ngo kiri rabye riharo de ligne, mu Kinyarwanda kavuga ngo useka neza n'useka nyuma. Ibyo bijya bibaho nabyo bajya babivuga, useka nyuma ni useka neza. Urumva rero niba urashe isasu rya mbere utangije intambara urashe ku gihugu bikarangira iki gihugu nacyo kikurashe rya nyuma, ubu ninde ubutsinze? Nurashe irya nyuma. Rero na Irani ngo birakekwa ko ibyo bintu bishobora kuzabaho pe, kuko umuyobozi wungirije wa IRGC, muri tuvuga IRGC mu gitemo mva ko ari ingabo, buriya Irani ifite ingabo za leta za Irani, ikagira n'ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu, kuko cyane igihugu cya Kisilamu. Ibyo bita IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. Umuyobozi wungirije wabo baba aba special mu bintu byose. Umuyobozi wabo wungirije yavuze yuko bagomba kurasa kugeza ahantu umwanzi bazabona ko umwanzi yanoze neza, umwanzi akivugira ko atsinzwe, nibwo bazakira kurasa. So anatangaza yuko Irani ibyikoze nako Amerika ibyikoze n'abanyayisiraheli, ntabwo bahita ngo Israel ngo n'abazayoniste, ngo n'abanyayisiraheli abazayoniste na ideology bita ngo Zionism nyine yo gukora ibyo bita guriti Israel nini nyine irimo ibihugu byinshi hariya. Buriya uriya mugambi wari umugambi wo gusenya ibihugu 7, urumva muze gusenya ibihugu 6 hasigaye cya Irani, mu bihugu bibangamiye nyine yuko uwo mugambi wagerwaho wo bita guriti Israel. Ngira ngo ni karita tuzayibereka niba bishaka abantu yo kuntu izaba imeze. So ubwo ni ukuvuga ngo minisitiri w'intebe na perezida wa Israel bahunze. Yego. Ariko ikibazo nabo bahungiye nabo baharashe, niba bari bite bava aho ngaho ikibazo ruguru ya Chypre ruguru cyeya ni mu Bugereki, kandi mu Bugereki nabwo bagiranye amasezerano mu bya gisirikare, bafitanye umubano mu bya gisirikare. Yego. None hari icyo ngiye nibaza, nkamwe murebera mu bidarubindi byanyu binini cyangwa se ibirinete binini, iyi ni intambara iri ku rwego ruhambaye, ndetse uretse wenda ko bamwe
barimo nawe mutemera ko intambara y'isi yabayeho, ariko ngewe nemera ko intambara y'isi yabayeho. gute Kubera ko buriya ibihugu binini wese ibihugu binini uramutse ukuyemo ibitoya iyo yaba y'isi turebera muri iyo ndorerwamo ibihugu binini, ntabwo turebera mu ndorerwamo ibihugu bitoya. Ni manipulation nyine barabamanipiriye. Yego, nkuko iyo tujya kuvuga indimi ziri international tuvuga indimi zo mu bihugu binini, harimo Icyongereza, harimo Igifaransa. Urabizi Icyongereza gikoreshwa na Amerika. Nese ibihugu binini Ubwongereza burusha ubunini Ubushinwa. Ntabwo burusha bunini Ubushinwa, ariko Igishinwa nacyo kirakoreshwa cyane. Kirakoreshwa so urakizi. Kirakoreshwa cyane ariko. Cyangwa inanga bande bakini bangahe? Ni Kirusiya se, Barusiya cyo gihugu cyambe kinini ku isi. Abazi Kirusiya ni bangahe se? Dukoresha indimi z'abantu badukolonije. Yego. Empower. Noneho nkibaza ngo ni yihe nyungu y'Amerika nihe nyungu y'Amerika muri iyi ntambara? Ni yihe nyungu ya Israeli? Ese Irani yo kuba itamanika amaboko ngo ishyira agapira hasi yungukira hehe? So ikintu nakubwira rero, ibi bintu izi ntambara ni intambara zateguwe kera. Bagomba gusenya ibihugu birindwi, sina nabikubwiye. Harimo igihugu tusubiremo sibyo, ntibagishenye. Igihugu cya Libya ntibagishenye, igihugu cya Sudani ntibagishenye, igihugu cya Somalia ntibagishenye, Syria ntibayishenye, itano Libani ntibayishenye, cyangwa se Palestina muri ako gace aho ngaho biyegeranye ntibabishenye. Uvuga ngo igihugu cya karindwi rero cyagagombye kuba ari Irani, kuko ni nayo yabananiye, ni nayo yababereye ibamba kuva na kera, kugira ngo hagirwe ku mugambi gushinga Israel ngo nini cyane nyine izagira ku ruzi rwa Efurate. Efurate ni he? Ni muri Iraq. Kugira ngo ujye wumva uruzi bita Tigre na Efurate. Ni inzizi ziri muri ibyo byo za Iraq, byo muri za Iraq. Kugera iyo ngiyo kuzagenda ukagera mu Misiri. Buriya muri Sinai ni mu Misiri, ariko ubu ngubu ngo ntabwo ari mu Misiri. Wabonye ko Donald Trump yahaje, umunyamakuru amaze ati ko wavuze ko utazaza muri Afurika, none ukaba waje muri Afurika. Bimeze biti? Aravuga ati hano ntabwo ari muri Afurika. Icyo yavugaga ni iki? Avuga ko we aragenda ku ikarita ya Great Israel nyine, kuko aho ngaho muri Sinai aho hantu Israel yarafashe ntabwo yahasubiza, barashaka kuzagumana nyine naho, kuko biri muri gahunda ya Great Israel. So ubwo rero ahantu Amerika na Israel bazungukira nuko iyo deal yabo nicamo, bazahita bigarura ari ahantu bagiye ibihugu byose by'Abarabu bikora Israel hafi ya byose. Byose bose niba Syria bikoze Israel sibyo, ukagenda ukajya muri Yemen, urumva, ukajya muri Jordania, ukagera muri Bahrain, ukajya muri Iran, ukajya muri Iraq. Ibyo ni ibihugu byose biba bituranye aho ngaho hafi aho ngaho, na Saudi Arabia irimo. Ukazamuka ruguru aho ngaho hafi ya Saudi Plus, ruguru yaho munsi yaho hari igihugu cyitwa Turkiya, naho ukagerayo iyo ngiyo za Turkiya. Iyo Israel izaba ari nini cyane. Iyo rero niyo nyungu bo bashaka yo kwigarurira ubukungu bwose bwa hariya, babyita ngo ni Great Israel. So hanyuma indi nyungu bafite ni uguca intege ibyo bihugu byose. Uvuga ngo nk'ubu ngubu twavuze ko barashe muri Dubai, ntibarashe inyubako ndende bita yaba ari Halifa. Iyo nyubako ndende barashe Banya-Iran. Uvuga ngo hariya ni ahantu habera ubukerarugendo bukomeye, sibyo? Abashoramari bakaza bagashora imari muri Saudi Arabia, bagashora imari muri Leta Zunze z'Abarabu ariho ha Dubai, urumva, bagashora imari muri za Bahrain, bagashora imari aho ngaho hose. Iran kuva yamaze gutangira kuharasa, abashoramari bagiye gufata imari zabo n'imitungo yabo, bagiye gute bigendere bazajya gushora handi. Aho hantu ako gace kaba gacitse intege mu bukungu, kandi karimo kazamuka cyane. Amerika igume hejuru n'inshuti zayo, abo bikekaga ko baba ari abanzi babo bacika intege. Niyo Saudi Arabia n'ibihugu byose birimo bifasha Amerika nabyo birimo. Wumve koko hari umuntu wavuze ngo kuba umwanzi wa Amerika, kuba umwanzi wa Amerika ni bibi, ngo kuba inshuti ya Amerika ni bibi cyane. Kuba umwanzi wa Amerika ni bibi, ariko kuba inshuti ya Amerika
ngo ni bibi cyane. bakumanure baguhananture kandi wari inshuti yabo. Wari inshuti yabo nyine nuvuga ngo na ziriya nshuti zabo zirimo zirahomberamo, ni akarere gahomberamo. So indi ngaruka izaba ni uko Dubai kuba ari isoko ry'isi biragaragara, ariko nyine ingaruka izabamo ni uko Ubushinwa bugiye buzasigara ari bwo soko ry'isi rigaragara cyane kurusha andi masoko. Nyine buzakomera, ariko nabwo ntabwo buzakomera cyane ku buryo bukomeye pe, kuko nabwo barabugeramiye. Ni ukuvuga ngo nibamara guca intege ibyo bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, byose bamaze kubica intege muri ubwo buryo nkubwiye. Uvuga ngo bimwe birakorana na Amerika. Yego. Abantu barimo kuraswa Iran, iyo barashe muri Iran hapfa abanya-Iran. Sibyo? Harashe Israel na Amerika. Ariko Iran igiye isubiza kuko itahiterasa muri Amerika direct, isubiza ari inyungu za Amerika muri ako gace. Muri ibyo bihugu nyine baturanye. Niba harashe abashoramari bareba hari n'abakerarugendo bazahagaruka. Deja ubu ngubu indege y'u Rwanda yamaze kuvuga yuko u Rwanda rubaye ruhagaritse indege yarwo kuba yajya muri ibyo bice, muri bya Dubai na Abu Dhabi gutyo ko aho ngaho hose yajyagayo cyane ko biriya bihugu byinshi ari inshuti z'u Rwanda. Ubwo rero aho ngaho ibyo bihugu zaba bicitse intege, hanyuma nimara gucika intege Uburusiya urabona ko bwo babuciye intege, urabona urabona imyaka imaze burwana ntabwo bugifite za mbaraga na bya bisasu byose. Burazifite yego, ariko ntabwo bugifite za mbaraga nka mbere yuko barwana Ukraine. Urabyemera ko babuciye intege? Amerika ntabwo irimo kurwana ahantu henshi. Amerika yashutse abanyaburayi nibo bishyuye ikiguzi cyose cy'intambara y'Uburusiya. Iyo Trump akijyaho ahantu namwemereye koko ari shuwadiro, niyo mpamvu ugiye mwemera burya. Ubu ni ukuvuga ngo we yarababwiye ati twebwe tuzatubaha imfu, tuba dukora intwaro, mwebwe muzigure muzihe Ukraine, tuzikope Ukraine muzishyure. Ubu icyo yabakoreye uvuga ngo umutwaro wose w'intambara Ukraine iri ku mutwe w'abanyaburayi, Amerika yacuje gusa. Intambara bagiyemo ni iyi ngiyi na Iran, ariko Amerika ntabwo mbona yuko izabihomberamo cyane. Hanyuma nyuma bazatera Uburusiya, nibwo bashaka kuzabugabanyamo ibice bine. Yego. Nakubwiye ngo ni intambara zateguwe, ntabwo ari binini. Intambara nshyashya mujye musoma ibitabo mukurikirane, abantu barabyandika, abantu bakabinyuraho bavuga ngo ni na ideology ni biki, n'abantu biyita ngo n'abakristo, Vladimir Putin, n'abantu biyita ngo n'abakristo, ngo bakumva nyine bariyumvamo Israel kubera ngo teologiya ngo uzataha Yerusalem nshyashya ibiki, uzagende wiyita umukristo muri Israel urebe ibyo bagukora. Ntabwo wazane mu byo ngo niba uri umukristo ugiye gusura imva Yesu nyine nk'abakerarugendo kwinjiza amafaranga, baraguproteja ugende ugereyo uyisure, numara kwisura muri hoteli niba uraramo nayo wishyuye uzabyo kugenda, ntabwo wemerewe kuzerera ahantu hose. Kuko ntabwo uri umuyahudi, bafite idini ryawe ry'ubuyahudi. Yego. Urumva? So ubwo nuvuga ngo Vladimir Putin nyine n'ubundi baramuteye, nyine niyo mpamvu bumva bashaka ko apfa, bashaka ko Putin yapfa nka kuriya bishe Khamenei. Ariko kwica Khamenei nanone ntabwo ari insinzi kuri Amerika na Israel n'inshuti zabo ya. Ntabwo bisobanuye iki? Ni insinzi ya gisirikare, urabona aricyo bita gutsinda urugamba, hakaba n'icyo bita gutsinda, wenda tuvuge wenda gutsinda nk'uwo munsi nk'ibirindiro by'uwo munsi cyangwa imirwano y'uwo munsi. Ukaba uyu munsi watsinze, ariko ntabwo watsinze. Ni wafashe, tuvuge wafashe inangaha ikanza hagihari, ni Rwamagana hagihari, hari ingabo mu Rwanda, n'ejo bahakwambura. Sibyo? Kwica umugaba mukuru cyangwa se umuyobozi w'ikirenga ni igitego batsinze gikomeye mu ntambara barimo kurwana. Ariko ntabwo bisobanuye ko Iran itsinzwe, ntabwo bisobanuye ko Amerika itsinze na Israel. Uzi ikintu kuko bamaze deja bamwishe. None se ubwo Israel imerewe ite? Bamwishe kandi muri uko ndabibona kuri nabahereka rukurikirana, muri uko kumwica, barayishe. Muri uko kumwica nta nubwo baramenya neza intasi cyangwa se maneko ibarimo, ntabwo barabimenya, ariko byanga bikunda biraza kumenyekana isaha n'isaha, n'undi uri bugeho n'ubundi baraza kumurasa, biramenyekana. Ibyo ngibyo ntabwo wabibara wewe. Unuvuga ngo kwica umuntu buriya ntabwo hakora umuntu, hakora system. System cyo system. Niba umuyobozi w'ikirenga ari kumwe n'abandi bantu babara abantu 80, sibyo
bagomba gusimburanwa, sibyo? None ubu ngubu batanze n'itegeko muri Iran, buri rwego rwose kugeza ku rwego rwo hasi, buri muntu afite abantu bane bazajya bamusimbura mu gihe apfuye. Yego. Apfuye mu ntambara. Nyemerera wa mwani iki kiganiro tugerageze kukigira kigufi dusoza ishusho y'intambara cyangwa se uburyo uri kubibona mu bidarubindi byawe binini. Urabona iyi ntambara ishobora kuba iy'iminsi 4 cyangwa iy'iminsi 12, cyangwa urabona iyi ntambara ishobora gutinda? Mu bidarubindi byanjye binini rero mbabwiza ukuri, buriya Donald Trump bamugiriye inama, umuyobozi mu njyanama mu gisirikare, sibyo? Ako mugira inama yitwa Witkoff, wamugira inama Witkoff. Nawe mugira inama aravuga ati naganiye n'abasirikare bakomeye, batubwiye yuko ubwinzi dukomeye dufite tadi, nabwo ubwinzi bukomeye dufite, kandi tadi dufite ni nkeya, sibyo? Zimwe bazigabanyije mu bihugu muri Israel, muri Amerika, iki none kandi izo bakora ku mwaka ni nke cyane, urumva ni 10 ku mwaka. Yeah. Kandi izo mbere zamaze gukoreshwa deja muri ntambara y'iminsi 12. Izi indi imwe muri Saudi Arabia bagiye babiha inshuti. So ibyo ngibyo rero bigatuma Amerika ishobora kuzagira ikibazo cy'ibikoresho byo ku rugamba, byo barwanisha n'ibyo bikoresho byose by'ikoranabuhanga. Amerika izagira ikibazo kijyanye n'ubwirinzi. Ya bihugu Amerika na Israel bagira ikibazo kijyanye n'ubwirinzi, kuko polisi niba Iran irimo kurasa igashwanyaguza za Patriot, igashwanyaguza za Iron Dome, bura bwinzi bwose nyine, hanyuma misile za Iran zikabunyuramo zikagera zikarasa kuri target, zikarasa ku ntego, bisobanuye yuko n'ubundi bizagira ngo Amerika izahura n'ibibazo by'ibikoresho, uko bo bateye bazanye ibintu byinshi cyane. Buriya bwato n'ubundi bafite kubisubizayo, ariko babona kubisubizayo, babona transport bizana no kugira ngo babyesitara aho hantu, amafaranga amamiliyari biba bitwaye by'amadolari, nayo kubisubizayo nta kintu bikoze, bapfa kubikora gutyo. Amerika bizarangiye bivuze ngo ceasefire nko ku minsi namara iminsi 12 byagenze. Nibitamera gutyo, Iran yatangaje yuko n'ubundi uwo mugabo nakubwiye, umuyobozi wungirije wa IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, yavuze ko bagiye mu ntambara y'igihe kirekire. Urumva bo babyiteguye, bakoze za missile cities zabo. Yeah. Niba Iran yabatunguye ikabirimo kureza misile 200 n'amadrone n'iki, ikamenya igahitirasira akarere kose cyarimwe. Urumva ibyo bintu cyo bivuze. Muri Iraq, Iran ijya gutera yohereza izo misile zayo, ariho binyuze. Ubwirinzi buri muri Iraq bw'ibigo bya Amerika bugakuramo bimwe, izindi zikabinyuraho, bikagenda aho mu nzira hose bagenda babikubita, zigenda zikagera kuri target muri Israel, zikagera kuri target mu nshuti za Amerika. Yego. Ibyo ngibyo rero bigaragaza imbaraga za Iran. Kandi ikindi kintu abantu batazi, Iran ni igihugu gikomeye mu bijyanye na gisirikare, ndetse Iran ifite tekinoloji yayo ikomeye. Warubizi ko Iran ifite tekinoloji ikomeye, Iran bayishyize ku ruhande, kandi buri abaperesi n'abantu b'aba scientifique bayishyize ku ruhande bayihakato, noneho ijya mu rugo iwabo yikorera ibyayo, ku buryo nuvuga ngo ibikoresho byabo kugira ngo uzarwane wowe ibyo bateganyije bizabikuremo, ntago biba bibizi, ntago biba biziranye. Iran ifite tekinoloji ikomeye ikomeye, ikaba yiciwe umuyobozi mukuru ku ikubitiro ry'urugamba. Hanyuma se niba bamwishe minisitiri w'intebe wa Israel na perezida wa Israel, kuki bo batari mu gihugu cyabo? Niba bakomeye nabo kuri bwa bwirinzi bwose twavuze, nanjye nsubiza icyo kibazo. Bafite ubwirinzi bwa nyabwo, noneho bakagira n'ubwirinzi bwo mu bwonko. Nyekada ni abanyabwoba, kuko Ayatollah we n'ubundi yarashaje, byo kumuvuga n'ubundi barose baramubwiye ko yakaba yagenda agatangira komande mu Moscow, ariko yarabyanze, yavuze ati yewe nabagaragaye nk'umuntu uhunze. Kandi ikindi gikurikiyeho, buriya nawe yagendaga ku bintu by'idini, idini buri urebye cyane cyane naryo ryagiye rimukubitisha. Yego. Amategeko yagenderagaho nyine nk'umuntu buriya ari umwigisha w'idini. Yego. Yari izidini, yari imamu, urumva? Yego. Buriya rero nuvuga ngo hari ibyo yagenderagaho, bigatuma nk'itegeko rivuga ngo itegeko rivuga ngo ntago ugomba kwagresa. Yego. Ntago ari ugomba gushoza intambara ku bandi. Yego. Urumva ngo urindiriye ko bagutera. Iyo baguteze ntago wangirijwe.
noneho baramutunga baramuteye ahisa apfa bose bari yategeka kutamwicishije ya MS reka ndabona iminota iri kugenda idufata unyemerere duse naho ducumbikira ahangaha ubusesenguzi ndetse n'amakuru ari update wenda uko umwanya ugenda uboneka dushobora gukora ikindi kiganiro inshallah. Reka rero nshimire buri wese warudukurikiye kandi musaba gukanda subscribe niba atarayikanze ariko ni ku bushake ariko kuba wanyuzwe n'ibyo tugukorera kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Tunabasabye basi. Yego. Ni inkunga. Nakagaruka rero natwe mutwubake. Ciao ciao. Imana ibarinde. Ciao.